Reka dusome muri Zaburi 119 umurongo wa 97 tugeze ku wijana. Zaburi 119 umurongo wa 97 kugeza ku wijana. Ijambo rivuze ngo amategeko yawe nyakunda ubugeni niyo nibwira umunsi ukira. Ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banjye ubwenge, kuko bihorana nanjye iteka. Mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose, kuko ibyo wahamije ari byo nibwira. Ndashijuka nkarusha abasaza, kuko njya nitondera amategeko wigishije. Amen. Ndashaka kubaganiriza ku kantu gato kitwa meditation, cyangwa se gutekereza byimbitse ku ijambo ry'Imana. Imana hari umugaragu yahamagaye witwaga Yosuwa. Yosuwa ntigeze abona Imana iri mu giti kirimo kiraka ngo yemezwe nuko abonye igitangaza yumve ko ari Imana ivugana nawe. Yosuwa ntabwo yigeze agendererwa bihambaye cyane kugira ngo atangire umurimo w'Imana, ariko Imana bwa mbere ivugana nawe yamubwiye ikintu kimwe, ngo ujye utekereza ku byanditswe byera ku manywa na nijoro, nibwo uzashobozwa byose. Abakristo benshi turananirwa, ariko ntabwo tuzi ko imbaraga zituruka mu bitekerezo dufite. Uzasanga ngo iyo dutekereje ikintu runaka kiraduhumanya, ndetse hari na bimwe bita bihinduka ibyaha direct kubera gutekereza. Rero meditation ku ijambo ry'Imana cyangwa se kwitekerezaho byimbitse bijya bihindura mode twe turimo, bikatuvana muri mode y'icyaha bikatujyana muri mode yo gutunganira Imana. Iyo umuntu arushaho gutekereza ijambo ry'Imana, niko Dawidi yanditse hariya ahantu ngo yagezeho ngarusha ubwenge abanzi be, ngo ndetse n'abamwigishaga bose. Kuko ibanga yari afite ngo yakundaga ijambo ry'Imana, ngo bene aka kageni, ako kageni yari afite ni akageni katumaga yandika ndetse nawe Zaburi akazandika. Dawidi ari mu bantu batitwaga abahanuzi, murabizi Dawidi ntabwo ari umuhanuzi, ariko uzasanga imbaraga yagendeyemo ntawe zitandukanye n'iz'abahanuzi. Dawidi niwe wanditse ko Kristo bazamutobora ibiganza n'ibirenge, niwe wanditse ko Kristo bazafata imyenda ye bakayigabana. Byaturutse kuko ijambo ry'Imana ryabaga mu mutima we, yarangiza akaritekerezaho ku manywa na nijoro. Hari abadayimoni bahungishwa no gutekereza ku ijambo ry'Imana. Kristo yakomeza kubwira abantu ibyo batekereza ko bijya bigenda bikabahumanya, kugira ngo rero uve muri sinful mentality ujye muri holiness mentality. The first gate to open is the gate of meditation. Kugira ngo uve mu ntekerezo zanduye ujye mu ntekerezo nziza, ni ngombwa ko ukoresha urugi rwa meditation. Icyo gihe unyuze muri urwo rugi, imbaraga z'Imana zikuzaho. Amen. Haleluya. Muri kubyumva? Igihe uzatekereza ku ijambo ry'Imana, bizafungura amarembo amwe n'amwe afunze mu buzima bwawe. Reka ndangize mvuga akantu gato twita dimbaza Imana. Umuntu umwe baramusengeye, baje kumusengera habaho icyo bita manifestation of evil spirits. Amademon atangira kwigaragaza, atangira kuvuga. Yaravuze ngo uyu muntu kugira ngo tumwinjiremo twabanje kumujyana mu bintu byinshi, ngo ariko kugira ngo tumujyemo in deep cyangwa se tumufate, twagombereye gushaka ikintu bita catalyst. Abantu bigashimi barandusha. Catalyst ni substance is a chemical substance yihutisha chemical reaction. Hari reaction zitabaho cyangwa se ngo zihute hatabayeho gushyira mu bushyuhe. Baravuze ngo kugira ngo tumwinjiremo byagombereye ko akoresha reaction, akoresha catalyst kugira ngo twihutire kujya muri we, tukorere muri we cyane. Bavuze zimwe muri catalyst, bavuga ngo catalyst imwe twakoresheje, cyambere twakoresheje marijuana, dukoresha inzoga, kugeza igihe uko yanywaga inzoga byagendaga bifungura gate y'ubwenge bwe. None uko byafunguraga gate y'umutwe we, byatumaga twinjira mu itekerezo bye. Ngo kandi at once iyo umuntu yamaze kwinjiza catalyst ya evil mu mubiri we, bituma umwuka wera amuvaho. Icyo gihe ngo amaze gufungura
amarembo y'ubwenge bwe, twarinjiye umwuka wera amuvaho. Amaze kumuvaho twatangiye kumukoresha, niyo mpamvu n'ubu ngubu tukimurimo. Bene data, nimba ushaka gufungura amarembo Imana yawe, tangira wige meditation. Meditation ni gate yinjira Satani cyangwa se Imana. Ababudiste nicyo kintu kintangaza, abasataniste bafite inzira nyinshi bari gukoresha, abakristo turimo turakoresha. Ababudiste aricara nk'amasaha nk'atatu yicaye ya crossinze amaguru, akamedita nubwo ujya kubona uko natangiye gufloatinga akagera, ukagira ngo kungufu ni ibindi bintu by'imbaraga zisanzwe, kumbi byahere muri meditation. Bakingurira imbaraga ziri supernatural, ariko z'umwijima zibinjiramo zibakoreramo. Mu gihe utagira meditation ntuzitegereze igitangaza. Imana imaze kubwira iryo jambo, Yosuwa yabaye umugaragu mwiza arabikurikiza, kugeza igihe yahagaze aravuga ngo isi nihagarare. Mu kirere rotation revolution birahagarara. Nta mbaraga n'izi na zimwe ku isi zahagarika ibyo bintu zibaho, ariko bitewe n'uko yarakoresheje meditation ituma imbaraga z'Imana zinjira muri we, byatumye akora igitangaza no muri isi batari basubiramo. Yosuwa yageze igihe nawe atandukanya Yorodani gutya, ayikatamo kabiri, barambuka. Bongeye kwambuka irongeye rifunganya by the power of meditation. Nimba uje gusenga Imana turimo turamya tugahimbaza, ujye ukoresha meditation. Hajye turirimba ukajya out of meditation ukibwira kuri bufashwe, ntabwo byabaho. Nimba turimye ngo ku musaraba nakuye indirimbo, without meditation you can't get anything.